kw'Imana ni ukuri kw'Imana murasa neza mbega abasore beza b'imisaya myiza itagomba gusuderi. Itariki ni ya 30 z'ukwezi kwa karindwi 2022 ni MC The Kiss mu rugendo ava i Rwamagana yerekeza i Karongi. Ariko kandi ndabizi neza ko urukumbuzi ni rwinshi, mukumbuye kongera kubona ibitaramo ntajorwa, ariko kandi ndetse n'uburyo abigenza cyane cyane iyo ari imbere y'imfura zidapfukira ku kirago, iyo ari kuri Ruhangwamboni ayoboye igitaramo, arenge uturere 8 ajye mu karere ka 9, arenga akarere ka mbere ka Rwamagana, 2 Gasabo, 3 Nyarugenge, Kicukiro, ariko kandi aze kuza gukomeza yinjira muri Kamonyi, akomeze Muhanga, akomeze Ngororero, Rutsiro, ndetse yongere yinjire mu karere ka Karongi. Nta kindi kimujyanye, ni wa murimo we muzi, ni ka kazi muzi akora atiganda, bya bindi akora ataramariza kwenda, ahubwo akabikora kuko abikunze kandi akabikora kubera yuko ari n'ibintu afitemo ubumenyi. Aha rero yarageze i Muhanga. Yavuye mu karere ka Muhanga rero arakomeza nk'uko bisanzwe nari nabivuzeho, arakomeza yinjira mu karere ka Ngororero, arakomeza agenda mu karere ka Rutsiro, ndetse aza kuza gukomeza yinjira mu karere ka Karongi. Agiye mu murenge wa Bwishyura, aho agiye gusangiza ijambo, dore ko amagambo agira injajwa, amakoni menshi, ariko kandi imisozi itagira uko isa, ariko kandi bisa neza, bisobetse urusobe rw'ibinyabuzima, ariko kandi tukanashimira Imana yo yaduhaye igihugu cyiza cy'imisozi 1000. Arakomeza yinjiye mu karere ka Karongi muri rompuwe, akatayerekeza rero muri gare, kandi ariko kandi icyo gihe ndabona rwose hakiri kare mu gitondo cyiza cyane gituje kandi giteye haraza, ariko kandi yageze muri gare ya Karongi, gare nshyashya, gare yatungwe no kubona, ariko kandi yaje no kongera gutembera Karongi, ayongera kuyibutsa ahantu yize, dore ko yize muri Eto Kibuye. Iki kigo mubona rero akaba ari Eto Kibuye, ariko ngubu ikaba yitwa EPRC y'Iburengerazuba cyangwa se Karongi Campus. Aha mukomeza kugenda mubona, mbere yuko yinjira mu cyo gitaramo yabanje kongera gutembera Karongi, akarere keza k'ubukerarugendo, ariko kandi ku isonga abanza kongera gusura aho yavomye ku isoko y'ibyo agezeho kugeza uyu munsi. Akomeza atembera, ariko kandi yibutsa aho yanyuraga, yaba ajya muri refegitoire, yaba ajya mu igaraje, ariko kandi iyi jaride mubona ni nawe wayikoze. Akomeza gutembera, akomeza kongera kwibutsa, akomeza kongera kwibuka neza aho ihagarara kuri Assemblée mahamubona hari idarapo, ariko kandi ahangaha hari mu mabiro, ugakomeza ukazamuka ugana mu madorutwari. Ahangaha rero yaganaga ku kibuga cy'umupira cyangwa se kuri stade ya EPRC. Ahangaha rero mubona ni muri couloir cyangwa se muri za nzira zisakaye, cyane cyane zikunda kuba ahantu mu bigo bigezweho. Karongi yakomeje kugenda neza. Igitaramo cyaje kugera rero ahangaha, Pierre na Oliver baza gusesekara ku rusengero, aho bari bagiye gusabirwa umugisha kugira ngo Nyagasani we usobanura ibisobanura agasurutsa basizana bamusanga, akomeze abasusurutsa barinde gususumira, ariko kandi bahasanze abingingizi babandi binginga rugira ugaba byose, kugira ngo akomeze kuturinda amaya n'amaza. Abakobwa beza cyane bambaye neza mu makanzu meza cyane maremare agera ku birenge, ariko kandi n'abasaza babo mu makoti meza cyane bashagaye izi mfura. Binjiye mu rusengero nk'uko bisanzwe rero, bakomeza gusenga, ariko kandi baranatarama. Igihe kiza kugira barasezerana, bahabwa amasezerano, bambikana impeta, ndetse byazaga gusa n'ibishyira mu wundi mwanya uza kuza kubaganisha muri resebusiyo. Aha rero murabona yuko bamaze gusezerana, bamaze kwambikana impeta, bamaze kubyereka Gita Rutanga kurama mita, Gita Zima kugira ngo azakomeza abarinde mita, azakomeza
bahe kuramba imitaga itazima, ariko kandi mu byishimo bidasanzwe. Pierre aseka amwenyura avuga ati aho nabereye, aho nisigiye nkisanga, aho nisangirije nkisigira, aho nisasiriye nkisegura, noneho Oliva agiye kuhambera ajya nsegura inkoko zirinde zibika. Ni umukobwa mwiza cyane rero wuje ubwitonzi, ariko kandi mu ntugu zabo harimo n'abingingizi ba pasiteri ndetse na musenyeri yarahari, aho bakomeza kugenda bababwira bati bana bacu muhumure tubari inyuma. Aha rero imfura nziza cyane, ariko kandi bapiga amapica bari imbere aho ngaho babategereje kugira ngo bakomeze gufata za nzibutso nziza cyane, kugira ngo uyu munsi utazaba amasigara cyicaro, uzakomeze wibukwa n'imfura, ariko kandi n'abatarageze aha ngaha bazabone ibyo bimenyetso, babone yuko umunsi wabaye ntajorwa, igitaramo cyabaye nta makemwa. Aha kandi twaganaga muri resebusiyo aho twakomeje igitaramo. Ikibazo kimutambuke ariko musekamo oya murahagarara ngaho mukora amarembo, mukore ikirembo cyiza cyane kugira ngo mukanya ngenzi aze kuza. Noneho we zamura Imana murasa neza, mbega abasore beza b'imisaya myiza itagomba amasuderi, mbega abakobwa beza nukuri navugishijwe iyo cyuko mana mfasha rumubwira ndabona nawe rwose ugiye kwa mukuru, ariko na mukuru da nagira ngo ubundi ruhindukire muri aba bakobwa bose urebe ufata mugane hariya ndabwira ikindi uri kudutinza ati ntabwo nakurenze ngoye maze ubwo bigenze nako ngo uhitemo rwose ubona ariko mwabashimire mwamfura muri mubashimire yego twebwe rero muri twagirangije, ariko kandi si ibyo gusa iyi sare bikeneye kuzagaruka amahanga. Nabonye rero abakobwa beza cyane ahangaha harimo Kanyange akamo uruhanga rw'ubuheruza, ni abakobwa beza cyane ahangaha bate ubuki bwiza cyane bareba ibyima bimaze kwinjira nuko barakamura bashyira mu munoga
bashyira ku rusenge barabutara burashya, bumaze gutungana neza nuko bashyira mu muza mu rukano baragangana kugira ngo uyu munsi uzamwereke yuko asanze umugabo w'ikiza cy'umutana umugabo reka ndaje mwereke ufasha yego ndi nzamureho gatoya mbikora ndikubyina mbikora ye kirajya fasha nagira ngo bitsaho gatoya noneho ukuntu tugiye kubigenza rero mugiye aho urabona uduherezo twiza cyane uri niho tugiye guheraho ugiye kureba agakwiriye keza cyane noneho ugahereze Pierre ngomba ko nimudufashe noneho mwebwe umva ye ariko abanza bigenze kwa kone igira imbere gatoya ukandagira ahangaha kuri uyu mwenda w'umweru uzira umwera yego ariko pare ibyo witaza biraza kugukoraho mare igira imbere nimwigira imbere gato nabo bagaragarira no kwimana mutaza kubura bajyana nimwigira imbere ugira ugira imbere gato igira imbere nimwigira imbere we unshakira cyane no kabyara wadere ndabona tugeze ku musozo noneho begere bagani n'ubundi umugore agategurira umugabo ngabore bakakukurira maze ukamuhereza no kwimana ati mugabo mwiza hanga n'ubundi uruhande n'urwawe babonye ko bikwiriye muhereze oya muhereza agasya nawe gafata murazamura mushyira mu birere nindangiza mureke manza namaze gutaratambura mitaka itazima turabizera mana gusasira amasengesho twiyorosa ni ubundi hasigaye muze kuza kugira gute gusangira umuzamure mu kirere siriyasiri ati ku buzima bwacu mukozanyeho ati akiri igihambwe garuhanga se wasingizwa kumwe mundu ngiye manitse ijambo muri kwisoma kuri ijambo maze dusabekeya uduhe byicukirukira mushumba utasha beshoreye ngo wamushukanyi atishobereza akacikoreza gashoherwa mushumba ushaka gushura duhe twabahehe waduhe twabande ko twabemeye n'ibyo duhe twabihomba tugutuye umunsi kuzo ubugenge tuguherwe no kuvuga ijambo maze ko byatunogera twese abavuga Yesu n'abavuga Yesu abavuga Allah n'abavuga Imana twese ngire tuti amen barakoze cyane rero noneho nagira ngo biyerebera ubu umugore wawe wose umufasha agatsimba gufasha kuryama rwaga akigendera nagira ngo umufate ku rutugu neza umwiyegereze noneho umubwire uti umugabo umugore mwiza ati iyumvira uburyo isagira neza ati ngiye kubera umugabo iteka ryose nzagukunda mpaka birenga imipaka mpaka n'abakunye imipaka baje kureba urukundo rwaje amahanga no ako nabashimwe mwamfura nimushimira abantu yo chokomana tunakupenda na kuangalia nyote ya mwati jotema atako mugabo mwiza koko ati kwambabariye koko atiko ati yo ngaona mwishyure ndabizi pia nakunda kwigwandika umufate muse kuri josi akusimana yake yego no kwimana kamana ya kuna pia ni gwanditse wajya nasambwa mwa biye wamweko ati ngomwongere no kwimana mwongere kamana no kwimana niko nimashe kubona kongera wagize mu uyu munsi se uyu munsi no wawe n'uwagira ishari yazagira samudi iyi samudi ni yawe ati mubare mwiza ati wakoze cyane mubashimire amashini muntu ongera barwarize ya ndirimbo nakubwiye rero nurasigaye ati Yerusalemu no kwimana
ati Yerusalemu muze 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 tujye Yerusalemu rwose twigire ahandi hazira intambara hazira umunabi hazira amafuti ariko mwabiriye ati adibona rose ati uhambere hose ati mukomeze mutamuke muze 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 abantu bazi kubwira atazi kubwira baribeshye amashi menshi cyane amashi barakoze cyane Mubyiza n'ibibi muze